Manjye fashion shop muri Santera Biryogo aho dusangamo amapantaro y'abahungu n'abakobwa, amashati, inkweto z'abana n'abagore n'abagabo ndetse n'amarakoste. Ikindi kandi tubafitiye n'amajampa, amakoti meza kwireza abagabo n'abagore, amashuka n'imisego yanyu, imikeka, tapi, eswime, ibikapu, marete z'abagore, telefone n'ibikoresho byazo, imikandara ndetse n'ingofero. Beza namwe bakobwa mutambukire muri Mayange Fashion Shop, turabizi ko mutikoraho, niyo mpamvu tubararikiye kuzugana Mayange Fashion Shop aho ibahereza amasaha meza, ibikoresho by'ubudozi ndetse ikabagezaho na buri kimwe cyose mwifuza. Mayange Fashion Shop niyo yonyine ibagezaho ibi byose. Ku bindi bisobanuro hamagara numero MTN 078 40 82 541. Izindi ni Tigo 0722 57 20. Gana Mayange Fashion Shop bakwambike ibikoresho byose ukeneye, barabiko uko byifuza. Mayange Fashion Shop, ambaruberwe. Amikora ngana kose katandi master wayo uko hashize igihe nacyahindutse. Oya karibu sana nawicara ku ntebe ambari kama yawe. Karibu sana rupacha cyatinze. Ubu ntabwo kiba kibona akazi kari hano. Ubundi aba nabo bakwiye kugura gaze rwose, nta kintu babuze. Ubusinguye n'ibi ngibi ni ibiki? Ubu wanyibwira aho rupacha ariko komanda ntabwo abona akazi kaba kari hano kaba kesha umuntu, cyangwa gusa agasanga samba ari amahoro. Kere bite kuri mu gikoni? Rupacha agiye? Rupacha bamutumye. Ninde amutumye? Sinakuje kujya mu gikoni utazashya, nta mituweli zirasohoka. Ariko uko Rupacha yashya ni nako nanjye nashya, nimanuka nk'izindi. Umva Rupacha hiye namwohereza kwa nyina. Wowe nakuzanye ibyango wige, nagura kuzanye ngo ugiye mu gikoni. None ndavuze ngo aguruka. Reba kweri. Rupacha ntiyagiye inama na Samu bakandira amafaranga, ariko bazayaruka. Wavuye mabuja niko mutamenye byambaye. ibiki se bakiko ngenye kumenya ibyo nakuzanye hano ngukora akazi kanje. Reba uri gufata umukobwa wanjye ukamushyira nuza mu gikoni anga amafaranga. Ryarira kuna namwikumburiye koko yagize akaza koko kumwikumburiye. Umukobwa ahubwo se wowe kuki watinze kubyuka? Umuntu kubyuka ari kubyuka karukaza ukamfasha. Ryamira uryamira ibiki kuko ujye ubona ryamira. Ndekanye ryamira. Reka ibyo kuzo nafashe gukora imirimo. Ubu akaba ari gukubura nanjye mu gihe ubona ko ndi komesa. Ariko mama papa naza muzamusabe twimuke muri aka kazi nashaka kaduhesha tujya mu kizu kinini nk'abana. Ariko se mwana wawe iwabo mu ntago hajya haba habi. Ubu rero aha ngaho ukabona ni habi. Ubuze uburyo hubatswe. Iwabo w'umuntu ntago hajya haba habi igihe cyose. Aha ngaha ntacyo hagutwaye, jya unyurwa n'ibyo dufite. Wabaye ute? Ahubwo mama urabizi shoko Sandra bagiye kujya mu ruzu runini sha rwiza, harimo amakaro, bazajya barya n'amakaroni,
harimo dushe mu nzu harimo parafo harimo tuwarete ntabwo bazajya banyara mu kadobo ariko cyo ugabanya amagambo wa mukobwa we wagiye umenya ko uri umukobwa ukiyubaha ukwiha agaciro urumva ibigambo byose urabwira imbere ya mama wawe wagiye wiyubaha koko nta soni wagiye umenya ko wabaye mukuru dore warakoze utangira gupfunda n'amabere ejo uzajya no mu mihango se mamutse ni ibiki uri kumbwira genda byo gukuramo umwenda mugufi yawe wararanye ibyo bivemo nta soni abana b'ubu ariko uriya mwana ko mwigisha ibintu byose abikuraho koko umuhanda buri munsi ngo mbone faranga nkushimishe ariko sheri wowe ndahiye hari umuhanda buri munsi Aranje nigisha kuririmba ahubwo reka muririmbira akaririmbo najyaga ndirimbana n'urungano ya cya kijambo cy'umutuku hamwe najyamaga kijya gihe hamwe kandi nasanze bajya kare bagakinga kare tukiryamira papa uzi kuririmba cyane nanjye nshaka kukwigisha rwose mwana wanjye yego papa afata gute okay noneho dore bayita amanota gutya ukubita umanura uzamura nyuma ya cya kijambo ariko Sandra nawe sureba ko ubizi uzabimenya ngaho ongera mwana wongera rwose wabimenya sureba icyo ngukundira rwose mwana wanjye ariko noneho n'umukobwa wawe murashoboye urubwira urusaku mpamvu wakora uko dufite n'umukobwa wawe uzanamwibuza ariko se mada urafugafurira n'umukobwa wawe aha ntabwo nafushe ese ko numvaga hanze muri kujujura mwajujuraga ibi wabyiborera mugabo ko unataye umutwe Keria mu gikoni rupacha nibwo gihinguka Keria mu gikoni yes genda ubabwire baze hano babinsobanurire sawa Mbwira mwana naragenda mbega urugo se rwabagamo abantu umuntu w'umusore akaba mu rugo rumeze ukuntu uko yize bigomba guhinduka so atabonye akazi yabigenza ubwo aba akiryamye umuntu w'umusore ageze asambira akiryamye ariko se kanyeshuri ahubwo urabyuka ntusuze n'umuntu tuba twararanye waramutse shanga waramutse meze gute meze neza ubundi se ko mbona ubyutse hanagura inkweto ebyiri reka shangaza umuntu nkanjye wize mba ngomba gutandukana n'inkandagira zose zo muri ino karitsiye ku buryo umva njyewe baranyubaha nyuze banyita masita ubu ngubu ngewe nyine shanga nyine ngewe mfite akabazo nshaka kubwira nurangiza gukubura ahangaha ukupakupe gutya ahangaha nahanga gutya ukupa nahanga gutya hose ugire unakubure byose nurangiza n'ahangaha muri salo nakora mba nyine unampfurire n'imyenda rero ariko kanyeshuri wariteretse ugiye gukora ikintu ngo ukuburire nkorope mfure wicaye aha n'imyenda yanjye nyine nawe yifu tuzagusaruramo iki se ariko ugomba kumfasha nyine nkanjye umusore nk'ahangaha bazi muri karitsiye batinya umuntu ufite amashuri nkanjye umuntu ufite amashuri kanyeshuri reka nkubwire unesha umutwe mu buzima mu bana bose ba musaza wanjye umuntu wize nkawe ngo mukuburire ngugirire n'ibiki reka njye nandukanye n'inkandagira bitabo zose zanga muri uno mudugudu rero inkandagira bitabo uzi ko ahubwo wajyana n'ubwo wize kandi nayimenzi we ntabwo uzayikamera ndabikubwira shanga ubundi tubyiborera ibyo ngibyo ahubwo nyine njye mfite akabazo sibyo mfite akabazo nshaka kukubwira
ngambwira Shanga wangurije 5,000. dore ukuntu nyigizeho umwana mwiza aka kanya 5,000 se ngo gurize ukora he ngo uzanyishyura Mbabarira nyine ngiye mfite akabazo kanye nshaka kwikemura ngo 5,000 nzata ndikuzanira. nayo mfite Ntufite? Mbari kunguriza 5,000 shanga nakubwiye mbabarira. ko ntayo mfite Nase 2,500 se nabyo urayibuze? kanyeshuri ufite amatwi cyangwa yanga n'ay'umurimbo nakubwiye ko ntayo mfite Ngo nguriza 1,000 none. niyo nabanya afite ntayo naguha Ngo 500 ariko. Ye baba we nta nubwo nari nzi ko abantu bize bagira ubwoba ye baba mbega peti yewe nawe burya ugira ubwoba ubonye ukuntu uriya muntu wize yewe mbega ukuntu yirukanse ntawe udatinya urupfu ndabibonye neza neza urize kuri kundeba uko nguko umva rero ikintu ngiye kukubwira uko nabaye sinabaye keza nsigaye ntega agatambaro nuko akira ngo we nawe wirira yabigofwa ngira hino nkubwire ngwino nkubwire ariko si ukantinye nanjye ndi umuntu nk'abandi hagira ubundi upfana iki n'abantu bo mu muryango w'iwacu nese uri matayo ko mbona wabaye gute ese matayo ntabwo munsi matayo nari nzi yapfuye kera baramushyinguye nshaka kuzaba ingabo ariko ubundi yewe muko nk'ubu ngubu imana iramutse igiranye imishyikirano na satani bagahita bunga ubumwe shitani igakizwa ikabatizwa ariko ubwo yabatirizwa mu kihe gihugu nko mu Burusiya shitani igahita ibatizwa abantu mwasenze mwirushya musenga muvuga ngo abandi ni abanyabyaha yo mwaba musebye do ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndaguhana akagoro kabyanga hari igihe shitani yabatanga gukizwa maze mukamwara cyangwa Imana igatanga imbabazi rusange ndahamagara umuyobozi Mata sinakubuje kuzanga ubeshye ingo zawe mitemamagara ubuyobozi Mata kandi Mata wowe nakwi mama wangu bitaga yarapfuye none nawe uri kuntesha ngiye mfite ikintu cyo kugenda mvuga ngo mfite mukuru wanjye w'umusazi nkuno musenzi ariko nuko yafatwa mu abonye mvira ariko umuntu nkawe wize yapfa ubu se we wize abaye rowe wasaze ibaze nsaze none ngayibaze ibaze nsaze n'amashuri mfite uzi ko muri amarasamo aya bazayavangura nge wacu mvoye muko mba naje kwikorera ibintu byanjye nta muntu mba natutse ngenda nihamagarira ariko urashaka urabona uyari we ako kanyeshuri wajya umenya ko umubiri byari udahatse umuntu ungana nawe reba ubwanwa ufite ukaba uri gukubita uyu nguyu urabona ukuntu ameze washatse amafaranga ngo tumuvuze ukirirwa umukubita niyo n'abanyafite nge ntabwo namuvuze ubwo se numukubita abo hanze bazakora iki Mata wowe toka mu burangaye uva ahangaha genda se asa n'uba ufite ubwo ngubwo data amata byagenze bite byagenze n'imodoka bigaruka n'igare bizasubirayo n'indege ngo ko musaza wanjye ahuye n'ibibazo rwose abana bose umugore arapfuye umwe arasaze ndebera nawe aheze mu buroko kagenda ndebe ibindi nkora mubanguke Abitaze boss. mwicare niko sharupa keriya mu gikoni wiyibagije akazi waje waka Rwose boss. Njye rwose ikibazo nawe nacyo. Nyine nuzi umuntu yanumye nje kureba Sam uko ameze. Noneho ngiyeyo nyine yaranumye. Yarata papa twawe yari kunyuka inzoga. niko sharupa usigaye uri umusinzi wabuze iki muri uru rugo Rwose boss. Ntabwo ngiye ndi umusinzi ahubwo nyine naringe muri ubwo butumwa bari banumye noneho mura ntabwo isida mu nzira. Ntabwo n'umuntu rwose aranyandira.
ntabwo ari ugusinda ntabwo ngiye n'inyanya bofre kuba natumye rupacha ni ikibazo nabone kubona ibintu byangirika mu gikoni ngo mbireke rupacha namusobanurire n'amafaranga yanjye batwaye Yaho sharupa sobanura vuba ahantu biba wagiye mbabwira njyewe kugira bavuge ngo njye najyanye amafaranga 5,000 njye nasanga njye mubwiye n'inkuru nahuye nayo wakumirwa njyewe ubwanjye mvanga abantumye ngiye kura nyine ko sama ameze na njyewe ndebe nuko amafi bimeze njye nikumbe kwitekera amafi ngeze nsanga na mukuru yarasaze mwagiye gufasha abandi bantu ngo mukuru we ngo yarasaze Keria mugende subira muri etide nawe sha subira mu kazi kawe guhindura imyenda nanjye nihaye akato hano umuntu nicare hasi uko akara yicare kunuza kune kandi yano genda unterere ni pasi maze njye guhindura umwenda nambare agashati ko kujyana gusenga n'ubundi ndabona gusenga batazabifungura vuba nakwisengera niko madame bungu ibi ngibi tuzabishobora aha simbizi rwose ndabona biri ku ngoma hakuse sheri hari cyo nikirije ya nzu ntabwo iraboneka inzu yarabonetse rwose ahubwo mwitegure mu cyumweru gitaha tugomba kwimuka tugomba kwimuka rwose ahubwo mpereza telefone aho ngaho ngira uwo nihamagara sheri naje ko mbe ngiye hanze ndagaruka Yes, alo. Miravumba. Tuburanyeho. Ewana, tuburanyeho kabisa ndagushaka ariko ku mugoroba uze kuza duhurire mu isantere. Ebana mfite ikibazo nshaka kuza tukaganira rwose. Sawa nicyo ngukundira rwose wowe inshuti yanjye kuva na kera. Ntugire ikibazo narahembwe. Bite sana? Nisawa akana bimeze bite? Ikise kana. Kugira ngo utware amafaranga ya mama twagutumye amafi 5,000 maze nyumuze gutuma rupacha ngo bagushimuke simbona ugihumeka babaye bagushimuse uba wapfuye wowe naguze ibyambaye Ibindi. muravuga gutyo amafaranga ya mama mwari muri abateka mutwe gusa kandi ako nagasuzuguro kandi wakana ntuntu kugo naguhona umva nkubwiza ukuri no mu rugo sibajya bankubita bayita we ushobora kunkubita nkaguhamagariza ribu nyine ariko kuko abana b'iki gihe nta kinyabupfura bakigira twagira ngo ntiyareze agira ngo yarashobora guha sarabyose ko mpindutse biteke amakuru mwana iwa nanze kuri bambivuga hariya mu nzu umva amakuru nahari ubu ndahera njye nagiye kwa Sam nkigera Sam yageze njye miyibero bwanjye arazahondobereye atose wajya winyanyagiye wenyine aba yikubisa hasi twaje impamvu abati yewe n'amabandi aramutega ntabwo ze kintu cyambabaje nuko muri uko kugenda nagiye nkahura na mushiki wanjye makara rekera ubwo simfashije iki muri ibyo byose hanyuma ngiye kugufasha nyine mubwiye ko nawe amabandi nabonye wayabonye se ntabwo numve ko mamuja nyine ayo mabandi nagiye ngiye kubisha mbabonye nanjye bagiye kunyica numva mpita mbitsimbe numva kimwe kiraje no hejuru yanjye ko kiranyare numva naje nuko aho uraseka yanyariye nahise ko mbona ntacyo wabaye numva naje nuki umuhanda wose umushani yo mapa ahubwo nkanza mubwira urwanisha uriya muhungu ushaka kumwicisha ndagukunda icyaha kibyo byo ko kinafite n'amafaranga ngo ki mukunda adahwete uvuze ngo ki yamaze no kubigarukira mva mbwire rero pa nenswe ngiye nawe twapanga diru zigacamo none nimba utangiye kumbwira ngo nkunde cya gihungu
mva mbwire n'inyama yatekereza kumukunda bayikuramo bakayihinduka nasoni n'inyama yatekereza njye ndi gutekereza ukuntu Sam ameze ndababaye mfite agahinda wowe kumbwira ngo nkunde cya gihungu ariko njye nta gitekerezo natanga ariko njye ndumiwe ubu n'inyama wowe usanze ari nk'inyama yo mu bwonko wayijugunya ntucikweee ntabwo nimba ari ibyo rwose njye nibabara yuko Sam ameze nabi njye none uri kumbwira ubusa nkunde cya gihungu ntukanahise sema undi kamva imbere gahaguruke kagende ariko se teri si unkubise ntunsakurize ndakuna aba hatukuye ajyana inyama ye nuza muto mva imbere se nyine karana ko nta n'ikintu kakishobora ndakabwira uko ko Sam ameze gute ubwo noneho mabyi ngo nkunde rwa ruhungu rugenda rumeze nk'icyo nk'aho rudabagira mu muhanda gusa njye ngize igitekerezo njye nzajya kwireba Sam ndebe n'ukuntu ameze rwose njya mbura n'ibibazo umuntu agize gutya abona n'ibibazo abantu baramunyariye ninjya kubara inkuru bamembe kumurushyi kwitamo akuretse nanjye uretse nzamukora ubwo maze abona azamenya rupacha undi Vumba ko mbona ari gutindana ariko ndabona isaha twavuganiyeho yari yigeze basanga ari mu nzira ndabona aje miravumba Mumera byahe bakibere pfira ku kiyaga ku mazi bya bindi bya kera nyina n'ubu ngubu niho nibere ko ndabona barabyibushira keye dore n'ubwanwa barabunyereje singira ngo nsigaye uri waragafasha imyaka 15 yose ukiye pfira ku mazi nta kintu urigezaho abandi wese nabigenza turabizi papa yari umurobyi sogokuru yari umurobyi ndetse n'abandi baturanyi bose bari abarobyi turabizi kandi ntabwo nizi ndetse mfite gahunda ko nimbyara abana yaba umuhungu cyangwa umukobwa nabo ndabazana bagurira indobani bajye kuroba cyane ariko sha miravumba kuzi ko ngewe ari sogokuru yari umuhanzi ari data yari umuhanzi yemwe bakuru banjye na bashiki banjye bose n'abahanzi ariko ibyo sinabirebyeho dore nujuje inzu kandi mfite ni garage hariya mu gasante kandi na wa mwuga wanjye wo gushushanya ndacyawukomeyeho rero miravumba urakwiye guhindura kabisa gira ushaka kandi kazi ukora ubibuza y'iburyo akamaya n'ay'ibumoso ndabyumvise kabisa miravumba ndumva rwose nanjye ndugarijwe pe kuba nta kandi kazi mfite nakora ariko nanjye ngiye guhindura ndabyumvise ngiye guhindura akazi ahubwo mbwira rego urugo mumeze mute mugabo wese mu rugo ntihandi bavuga ngo utabusya bwita ubumera dore urabizi ko najyaga ngira akabazo ko kwikinisha naho nzaniye umugore niyo ngize ngo ntiyakabariro sindenze iminota ibiri gusa kandi nabwo nkongera nkakenera yanjye so kwikinisha iyo rero niyo mpamvu yaneranyije aha ngaha rwose naguhamagaye uzungira inama nk'umuntu wajyaga ungira inama kera rwose cyangwa nakugira inama gusa nawe ufite ikibazo gikomeye muvandi rero nakugira inama ukaba wayoboka ibintu byo gusenga uri gukakira umwami Yesu n'umukiza ariko miravumba uratangiye na ya marigusho yawe gusenga narasenze ibitabo byose narasomye ahubwo gira ungira inama rwose kuko iki kibazo kirankomereye pe Mane uretse gato nakamuvugisha. Makuru. Ni meza. Wabuze? Ndahaga reka. Kuri phone warabuze, mu rugo warabuze, ku social media warabuze, use nzagukura. Shamba ndi mu rugo ariko nokandasera haranshatse se wambuza. Haje wanyu barambwira ngo ntibazi naho wagiye, ngo nyine ninde kwihuta mpita nigendera. Ngomba ndi mu rugo cyane nari mu rugo ngomba ndi kwishura.
nese ko mushaka ko ari akantu ushaka ko tuzaganira. Wakambwira. Oya, ndashaka ko tuzajya ahantu hisanzuye nyine hatuje nk'aho ngaho nyine reka ngereke kwicisha amatsiko basi ni ahantu ku mazi. Mazi se mu rugo tuyafite. Nyine tukishima tugasangira byaba na ngombwa tukanarara. Ngo kuki? Byaba ngombwa tukanarara. Kurara? Kurara? Cyane rwose. Ese ubona agakayobe kawe katagaranye n'iki gikara cyane. Witsetsa kurara? Cyane rwose. Wabyemera se? Inde? Umuntu dukundana. Njyewe? Ibyo mbirimo. Ntawe. Ahubwo reka ngende mu rugo hari wantumye. Nese ubwo wampaye akanomero kawe nkazaguhamagara tukavugana. Nimero yanjye siyifite? Oya, nakuze swap nagira ngo umpe akanomero kawe nzakuvugisha. Nimero zanjye. Aha. Ubu ntabwo ndi ku murongo kubera ishuri. Kandi mbona uyifite? Ese kuzikoresha ni kuzikoresha gutyo mbonye umwanya ka. Okay, ubwo nyine nzapanga undi munsi ariko nizere ko nyemereye. Nyemereye cyane. Ko tuzajya ku mazi. Maze nakubwiye ko mu rugo hari ahubwo winyereza reka mbe ngiye. Nakundi nyine pe. Ngo ku mazi. Byavana ibyo ngibyo ngaho. Kuva nyemereye tugaganana iminota ingana gutya 2 yonyine arabeshya nzamujyana tu. Nakugira inama yo kuba wagiyoka abaganga b'inzobere. Abaganga b'inzobere u Rwanda rwacu rwateye imbere, harabize ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bwo mu mutwe. Ushatse kuvuga ko ndi umusazi? None se ntabwo ujya wumva radiyo? Radiyo? Radiyo nyine. Ejo bundi numvise radiyo bari kuvuga ingaruka zigera ku bantu bikinisha. Numvishemo ikibazo cyo kwibagirwa cyane, numvamo ikibazo cyo gucika umugongo, rimwe na rimwe ngo bakabura n'urubyaro, ndetse ngo hari n'igihe baba n'ibiremba. Ariko uzi ko uvuze kwibagirwa, nibuka ko neza nsigaye ngira amazinda watyo umusaza w'imyaka 90. Ubu kandi wibwira ko icyo kibazo ari wowe wenyine gihangayikishije. Iki kibazo gihangayikishije isi yose. None iyo bigeze ku bantu bikinisha, ingo nyinshi cyane ziri gutana bitewe n'icyo kibazo cyo kwikinisha. Rimwe rimwe ugasanga nyine icyo kibazo barimo mbwira ngo cyo kumara iminota 2 ni benshi bigeraho noneho ingo zigatana, noneho basigaye babyita ngo ni ukubika. None nyine bigenze ne muvandimwe kubona nkomerewe. Ariko si wowe ndorege uriya mugore wawe abizi wamukuye mu bakire. Wamukuye mu bakire, ari inyama yarazibonaga, ari amafi yarabibonaga, buri kimwe cyose yarakibonaga. Mbese wibwira ko aribyo byamuzanye iwawe? Ntabwo aribyo byamuzanye. Akeneye ka kabariro nyine, akeneye kumutera akabariro. Iyo rero niyo nama nari nkeneye rwose nkugira inama nk'umuntu w'umugabo pe. Kandi urege wabona ufite umukozi w'umuhungu. Rupacha? Ariko se muvandimwe, kubona inama wazingiriye, none ubwo umwanzuro dufashe n'ubuhe? Umwanzuro nta wundi n'uriya nakubwiye yo kwibuka abaganga b'inzobere. Abaganga b'inzobere nibo bazagufasha muri icyo kibazo, ahubwo igihe cyo kwivuza nikigera ugapanga uwo munsi uzambwire njyewe miravuma ari tayari guhita njyewe nza ahubwo nkanaguherekeza nkanakujyana kukugezayo. Komera rwose we rwose uracyari umugabo nka kera sha. Cyane ahubwo tugende hariya mu gasantere nkugurira agacupa twicare tunabiganireho rwose. Urabona rwose unameze neza. Rwose mbangu wose nini? Karibu. Sare. Umeze gute se? Neza. Bravo. Yego. Keri yaba hari se? Karibu. Keri arahari. Shadero kana kera cyane kabisa. Akiwanyu ni kure. Mwaba umeze mute se? Tadutereye imisozi turaho nta kibazo. Umva ari sawa da. Namubwiye ko mushaka se. Ngende mureba se. Ndemubwire. Keri yo. Naze nizere ko uyu munsi ndi umutsindire kuva ibyasamu byarangira. Yewe naze kabisa. Hariya umuntu ari gushaka. Ndashaka. Umuntu uje gukura umuhungu ubyibushye munini ni wari uje gukureba. Ambwira ko nabaye. Hari umugura atinye ko uragira ngo ngiye gusembera ara muhungu. Ni urushya mu isi ntabwo ruhagije. Wahagiye hageruka kuba umwana. Genda umubwire ibyo umubwira cyangwa amagambo menshi mfite yo kuvuga. Okay.
Harya neza. Nta muhungu nimba ari ifoge simba ari sinjya mbimenya nimba ari ipusi. Gide. Urumva bisekera. Nahise naruguzira kuvuga amazina y'abantu we. Cyane upfa kwakira uriya muhungu ibyo byo guseka njye ntabwo Umva reka ubwire Rupa. Reka nze gukorera umuntu agahokonyo n'undi munsi. Nk'umuntu uri gukora mu masahani we n'ibindi. Kanza mubwire. Ako wase. Genda ujya kuvugana nawe nta mwanya mfite. Shushu. Umva n'undi munsi nasoma. Ese uyindutse gute? Yego ibyo kuza kunsoma. Sundi nindakuzanye hano. Nayoboje dore natereye imisozi nje gusura. Ese uyindutse gute? Yindutse gute? Urifuza iki rero? Nje ngo tuhabwe mwino twicare tuganire. Ngo muke umva aho uri kambwira. Nakubwije ukuri. Sinigeze gukunda, sinzagukunda yewe n'inyama yo kugukunda bayikuramo bakayihinga. Serious ni uri kubivuga cyangwa na very Kerians? None ubwo ni muzima. Hano ndarinde. Aho bari kambwira mbare rimwe kabiri gatatu. Sura inzira yakuzanye cyangwa umbwire mvuze induru. Amahirwe yanyu mabana. Wabuki? Amahirwe yanyu ko mukunda gukunda. Mvuze induru. Yari mva mubwire. Nakubwiye ko nkunda Samu. N'undi munsi. Samu. Ahubwo dupange ngo Samu. Banga iki nawe? Ndabona umuryango wakuzanye. Rimwe. Umva mubwire. Sohoka ugende. Basa amaye amahirwe yanyu. Nyumva sohoka ugende. Sohoka ugende. Nasoni. Ngarasoni buza bwifunze bwigize ubuntu bwahaye. Umva. Urukundo si amafaranga, urukundo si amashuri, urukundo ni umutima w'umuntu. Nkunda Samu reka nzakunda Samu wanjye.